Ndagusuhuje wowe uhisemo gukurikira iki kiganiro. Iyi ni ingando online yagiteguye kandi nawe uhaye ikaze mu kugitangaho ibitekerezo, ibibazo cyangwa inyunganizi ubinyujije mu mwanya wagenewe komenti cyangwa ugaca kuri page yacu ya Facebook yitwa ingando online. Nyuma yo kubagezaho ibiganiro byinshi bigaruka ku mikurire n'ubuzima bw'umwana uri mu nda, nuko umubyeyi utwite agomba kwitwara yaba mu mico cyangwa mu mirire, ibyo yemerewe kurya n'ibyo atemerewe, uyu munsi twahisemo no kugaruka ku isuku y'umwana muto kuva akivuka kugeza akuze. Mbahaye ikaze rero mwebwe muduteze amatwi ari bwo bwa mbere, namwe mudukurikiye muri hirya no hino mwarakoze subscribe, namwe mutarayikora ariko mukaba mukunda ibiganiro tubagezaho. Ikaze muri iki kiganiro. Ingando online, hamwe natwe hari ikintu gishya cyo kwiga. Nk'uko umuntu mukuru akenera gusukura umubiri we ngo yirinde ingaruka ziterwa n'isuku nke, ni nako n'umwana muto yaba umuhungu cyangwa se umukobwa aba agomba gukorerwa isuku kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza. Muri iki kiganiro turagaruka ku bwoko bw'amasabune yemewe wagakoresheje ukarabya umwana, n'ubwoko bwiza bw'amavuta wagakoresheje usiga umwana nyuma yo kumukarabya. Gusa mbere yo kuvuga ibi, reka tubanze tuvuge ku buryo bwiza bwo guhindurira umwana igihe arangije kunyara cyangwa kwituma, kuko iyo bidakozwe neza bishobora kubangamira ubuzima bwe bwiza n'umutuzo we. Reka duhere ku guhindurira umwana ibyo wamubinze akimara kubyitumamo cyangwa kubinyaramo. Ibi ni igikorwa cyiza kandi cy'ingirakamaro buri mubyeyi wese cyangwa umurezi w'uruhinja agomba kwitaho mu rusobe rw'ibindi bikorwa byinshi umwana aba agomba gukorerwa. Igihe wabinze umwana, jya umuhindurira akimara kubinyaramo cyangwa kubyitumamo. Iyo umwana umutindijemo iranje, ikibindo cyangwa se pampegisi kandi yayanduje, bituma imyanda igera ku gitsina cye ikaba yamuteza za infection. Yaba mu mwinjiriro w'igitsina cy'umukobwa cyangwa igitsina cy'umuhungu, hari uburyo karemano buhari buha imyanya ndangagitsina uburyo bwo kwirinda mikrobe zakwinjira mu mubiri binyuze aha hantu. Ariko iyo wabigize akamenyero, umwana yakituma cyangwa akanyara, ntuhite ubihindura, umwana bikamutindaho kandi yabyanduje, bishobora kujya bigabanya ubwirinzi bw'umubiri buba aho hantu, maze umwana akaba yarwara indwara zifata mu miyoboro y'igitsina ziturutse ku mwanda. Ni byiza rero kwibuka no guha agaciro iki gikorwa cyo guhindurira umwana akimara kwituma cyangwa kunyara. Mu gihe umwana yitumye, ugomba kwitwararika kujya umuhanagura uvana imbere ujyana inyuma, mu rwego rwo kurinda igitsina cye kugerwamo n'imyanda yo mu kibuno, cyane cyane bikitabwaho cyane ku mwana w'umukobwa bitewe n'imiterere y'igitsina cye. Ikindi tutakirengagiza kuvuga ni uko nanone atari byiza guhora wambitse uruhinja ibibindo ku manywa na nijoro. Umwana aba akeneye akanya ko guhumeka, bitewe n'uko imikaya ishinzwe gufunga no kurekura igihe umuntu ashaka kwituma cyangwa kunyara y'umwana iba itarakomera, umwana anyara akanitumira aho biziye. Uretse n'ibi, ubwonko bwe ntago buba buragira ubushobozi buhagije bwo kugenzura iki gikorwa. Niyo mpamvu twambika abana pampegisi kugira ngo batatwanduza cyangwa ngo banduze ibindi bintu. Ni byiza rero ko niba umwana afite umurezi umwitaho cyangwa se nawe ufite akanya ko kumwitaho, igihe uri mu rugo utagomba kumubinda, ahubwo ukamureka agahumeka. Noneho ukaza kumwambika pampegisi nijoro agiye kuryama, kandi nabwo ukaza kwibuka kujya ubyuka nijoro ukamuhindurira. Hari agakoresho kaba mu maguriro y'imyenda y'abana kameze nk'agahema, ku buryo ushobora kukaramburaho agatambaro gafite isuku, maze ukakaryamishaho umwana utamubinze, maze yanyara cyangwa yakwituma ntibihite ngo bigere kuri matora umuryamishijeho.
byibuza bitewe n'aho isoko riherereye n'ingano y'ako gakoresho, kuva ku mafaranga 2,500 wakabona. Iyo utabikora gutya, umwana ukamuza muri Pampers buri munsi ku manywa na nijoro, umwana ahura n'ikibazo cyo kubabuka. Iba abantu benshi bakaba bavuga ko byatewe n'ubwoko bwa Pampers bamwambitse, kandi akenshi bituruka ku guhora ubinza umwana kandi uruhu rwe rutarakomera. Gusa ikindi ugomba kwibuka ni ugukaraba amazi meza n'isabune buri uko urangije guhindurira umwana. Ibi bikiyongera ku yindi myanya uba ugomba gukaraba amazi meza n'isabune igihe ugiye kwita ku mwana, nk'igihe ugiye kumwonsa, iyo yatangiye kurya, igihe ugiye kumugaburira, igihe cyose uvuye ku bwiherero, igihe cyose urangije gufura imyenda ye, n'ahandi hagiye hatandukanye. Reka noneho tuvuge ku bwoko bwiza bw'isabune wagakoresheje ugiye koza umwana. Bitewe n'ukuntu umwana w'agahinja akunda kwinyarira no kwiyanduza, ni byiza ko nubwo nta kintu aba yakoze ngo kimwanduze, ariko akeneye gukaraba. Uruhu rwacu rufite utwenge duto cyane ku buryo twifashishwa mu gusohora imyanda mu mubiri, bigatuma umuntu yumva atekanye kandi afite ituze. Buri uko umwana nyaye cyangwa aneye ukamuhanagura, ntago habura inkari nkeya zimwumiraho, ku buryo bishobora kubangamira utwo twobo tw'ubuhumekero turi ku ruhu. Uretse n'ibi, mu nkari habamo ibinyabutabire bishobora gutwika cyangwa bikababura umubiri cyangwa ibimera. Ni ku bw'izo mpamvu umwana akeneye koga byibuze inshuro 2 ku munsi zitarenga, kuko atari byiza nanone guhoza agahinja mu mazi. Nibura wakamwogeje mu gitondo no mu masaha y'ikigoroba. Muri uko kumukarabya rero, ni iby'ingenzi cyane kumenya ubwoko bwiza bw'isabune ugomba kumukarabya. Hari amasabune yagenewe gufura. Aya ngaya aba arimo ibinyabutabire bigomba gukesha imyenda no kwica za mikorobe zitandukanye. Hakaba n'amasabune yagenewe koza ibintu, hakaba amasabune yagenewe gukaraba y'abantu bakuru, aba arimo ibinyabutabire bishobora kuvura uduheri two ku mubiri, bishobora kuvura se ubundi burwayi bw'uruhu. Hakaba n'amasabune arimo ibindi bintu by'ibinyabutabire byanegenewe gusukura ibirahure mu bwiherero n'ibindi bikorwa bitandukanye. Gufata rero isabune yagenewe gufura cyangwa koza ibintu ukayogesha umwana w'uruhinja ni amakosa akomeye cyane, kuko bishobora kumuteza indwara z'uruhu nko kuzana uduheri, kubabuka, kumagara k'uruhu n'ibindi bitandukanye. Ubwoko bw'amasabune yagenewe koza abana batoya naho wayakura turaza kubigarukaho ku musozo w'iki kiganiro. Iyi ni Ingando Online mukomeje gukurikira. Niba utarakora subscribe, aka niko kanya keza ko kuyikora kugira ngo ujye ubona ibiganiro byiza tuba twabateguriye. Reka noneho tugana ku musozo dusoreze ku bwoko bw'amavuta meza ugomba gusiga umwana. Amavuta yose ari ku isoko ntabwo ari byiza ko ugenda ugura ayo ubonye ngo uhite uyasiga umwana. Ugomba kumenya ko hari ubwoko bw'amavuta yagenewe abantu bakuru bafite uruhu rukakaye, amavuta yo ku zuba, amavuta arimo ibinyabutabire byifitemo ubushobozi bwo gukesha no guhindura ibara ry'uruhu, n'andi mavuta atandukanye. Ni byiza rero gukoresha amavuta yagenewe abana, dore ko ayo mavuta aboneka henshi mu masoko no muri za butike zitandukanye zo muri karitsiye. Ikizakubwira ayo mavuta aba ariho ifoto y'umwana w'agahinja, akaba azwi ku izina rimenyerewe nka gikotoro. Ni byiza gukoresha aya mavuta ya gikotoro kurusha gukoresha amavuta y'amazi. Si byiza gusiga umwana amavuta y'amazi. Mu gihe urangije gukarabya umwana, muhanagure yumuke, umusiga amavuta, ariko wirinde kumusiga amavuta mu mutwe no mu maso mu gihe byibuze ataragira amezi 3 y'ubukure. Ariko ku kibuno, ku matako ugomba kwasiga amavuta menshi kurusha ahandi, kuko bimurinda kubabuka no kotswa n'inkari, maze ugakurikizaho kumwambika Pampers. Amavuta meza ku ruhu rw'abana, abahanga bavuga ko agomba kuba aturuka ku bihingwa
kandi akoze mu bintu karemano, ibintu natireri bitavangiwe. Amavuta nk'ayo ajyanye n'uruhu rw'abana aba yifiteho icyapa cyangwa ikirango kibigaragaza. Zimwe mu ngero z'amavuta meza ku bana ari ku isoko no muri za botike zitandukanye ni amavuta yo mu bwoko bwa Monstera, Johnson's na Isabune. Aya mavuta utabashije kuyabona muri karitsiye utuyemo, wanyarukira kuri farumasi kwegereye ukaguramo amavuta n'amasabune atandukanye, byose byagenewe gukoreshwa mu gusukura umwana w'uruhinja. Niba hari igitekerezo ufite, inyunganizi cyangwa ikibazo, wabitugezaho binyujije mu mwanya wagenewe komenti, tuzabisoma maze tugusubize. Niba wakunze iki kiganiro, ushobora kubigaragaza ukanda ahanditse like ndetse ugakora share ku nshuti zawe. Iyi ni Ingando online mwari muteze amatwi, mwakoze kudukurikira, naho ubutaha.